This is Family Table TV. Nongeye kubasuhuza inshuti bakunzi ba Family Table TV, mbahaye ikaze mu ruganiriro rwacu tumaze kumenyera guhuriramo. Uyu munsi rero mbahishiye iki? Uyu munsi nagira ngo tuganire ku kintu gikomeye dusanga mu ngo zacu ndetse kikagenda kigira ingaruka ku bana. Gucana inyuma kw'abashakanye bigira izihe ngaruka ku bana? Byonyine n'uwabikorewe agira ingaruka nyinshi zimugeraho nkanswe abana. Aha dushobora kwibwira tuti ese abana barumva, ese abana barareba? Burya ntituzibeshye na gatoya. Abana nibo bantu ba mbere bagira ijisho ryo kureba ibitagenda neza hagati y'abantu n'abandi. Niba mama bitameze neza aba yabibonye, papa bitameze neza aba yabibonye, nuko akenshi batavuga. Ushobora kwibwira uti ese gucana inyuma kuba byakozwe abana batareba n'iki? Ariko iyo bitangiye kugenda bigaragara bizana umunabi hagati yawe n'uwo mwashakanye, byanze bikunze mubwirana nabi bigatuma uwabikorewe atamererwa neza. Ibyo rero abana bazi gudetekita, bazi kumenya ko ibintu bimeze neza mu rugo cyangwa bitameze neza. Wenda ntibagira amakuru yose, ariko bimwe byo kureba ko hari ikitagenda neza barabizi. Ntabwo bagira amakuru yose, ariko bazi kureba yuko ibintu bimeze neza cyangwa bitameze neza. Ese mwebwe aho turi kumwe aha ngaha, ibyo bintu ntabwo mujya mubibona? Mwumva mwebwe igihe habayeho iyo mezatante mu rugo nta ngaruka zishobora kugera ku bana? Wenda bashobora kutamenya yuko byatewe no gucana inyuma, ariko bakamenya yuko hari ikintu kitagenda neza. Hari n'igihe nabyo bashobora kubyibonera cyangwa bashobora kubyiyumvira. Kwa kundi abashakanye batongana bapfa gucana inyuma, abana bikaba barita mu gutwi, ukibwira yuko abana batabizi nyamara barabyumvisemo ibivuga. Cyangwa bashobora no kubyumva biturutse mu baturanyi, babibona wenda ibintu byararenze inkombe. Ibyo bintu rero bigira izihe ngaruka ku bana bacu? Ni uko umwana yangirika mu birebana n'amarangamutima ye, umutuzo ukagenda, umwana ugahora ubona asa n'uhangayitse. Umwana mu by'ukuri agahungabana, rimwe na rimwe ukajya wibaza uti ese uyu mwana yahungabanyijwe n'iki? Nyamara bimwe navuze mbere, ashobora kuba hari ibyo yumvise muri mwebwe muvuga cyangwa se mutongana. Burya iyo umujinya wazamutse hariho abantu badashobora kwihangana, batamenya aho bashobora gutonganira ku buryo abana batabumva. Abana rero bata umutuzo wabo, barahungabana, bakamererwa nabi, kurya ntibarya uko bari basanzwe, ukabona ibyishimo byaragiye. Ibyo byose bikaba byaraturutse kuri ya makuru yumvise yuko papa na mama bafitanye ikibazo cyo gucana inyuma. Ashobora kuba yarabyumvise, yarabyumvanye abandi, ashobora kuba yarabibumvanye mwebwe, cyangwa se yaranabibonye, kuko hari abantu bacana inyuma bari no mu rugo. Aha ngaha natanga ingero, abakora ubusambanyi n'abakozi babo. Ashobora kuba ari umugore cyangwa umugabo, ashobora kuba ari umukozi wo mu rugo, umukozi ubatwarira imodoka, ku buryo biba ari ibintu n'abana bashobora kubona cyangwa se bashobora no gukeka. Ntitukagire ngo rero abana ntibabona, abana ntibumva. Ibi rero bikanatuma n'umwana ashobora kuba yatekereza ati se izi mpungenge cyangwa se aya makimbirane ari mu rugo aho ntashobora gutuma ntakaza umwe mu babyeyi banjye. Abana bagahora bafite inkeke. Ingaruka rero zibiturukamo nyine ni nk'izo zose zo kuba atashobora kwiga neza, akaba yari umwana wari usanzwe ukora devoir neza, ukabona nta mwete akigira, ukabona ari wa mwana wigunga, ukaba ari wa mwana utagiseka, imibanire ye n'abandi ku ishuri igahinduka, mu rugo igahinduka, nuko ugasanga umwana yarangiritse. Rimwe na rimwe ugasanga umubyeyi aribaza ati se ibi ngibi byaturutse kuki? Nyamara byaturutse kuri cya kintu cyo gucana inyuma, bizana amakimbirane, abana bakagenda babihomberamo, noneho
pure cyangwa ikibi gikomeye, umwana ayo magambo cyangwa ibyo bikorwa, icyo gikorwa kikahise cyo gucana inyuma kikagwa mu matwi y'umwana, ni ukumwica mu mutwe, ni ukumwica mu mutima, ni ukwica amarangamutima ye, ni uguhagarika navuga ubuzima bwe. Indi ngaruka ya kabiri igera ku mwana ituruka ku gucana inyuma kw'abashakanye cyangwa se kw'ababyeyi babo ni iyihe? Ni ukubura icyizere mu rukundo ndetse no kuzashinga umuryango. Abana nk'aba bakuriye muri ubwo buzima bwo gucana inyuma, bakabibona, bakabimenya, bigasakuza, mbese inkuru ikaba kimomo, bishobora gutuma umwana akura ari wa muntu utagira urukundo, ngo agire urukundo rwo kuba yakunda uwo badahuje igitsina, kubera ko aba avuga ati uyu se ndamukunda ntazambeshya, ababyeyi banjye sinabibonye se. Ugasanga ni wa mwana ukura yumva urukundo nta gaciro rufite, kuko yabonye yuko papa na mama nta rukundo bigeze bagirana hagati yabo, ku buryo umwe yacaga hano undi agaca aha ngaha. Ibintu byo kuvuga ngo gushinga urugo, kavuga se uruhe rugero nabonye hagati ya papa na mama, ni uruhe rugero nigeze mbona rwatuma koko nshinga urugo, aho njyewe cyangwa uwo twazashakana ntabwo njyewe yazanca inyuma. Ibyo rero nabyo bikaba ari ingaruka ikomeye cyane, ishobora kugira nanone ingaruka zikomeye kuri wa mwana mu gihe azaba akuze ageze muri ya myaka yo gushaka. Icyo cyonyine kikaba cyamubera intandaro yo kumva adashobora gushinga urugo, intandaro yo kumva yuko nta rukundo ruba hagati y'abashakanye, ko ari ukubeshyanya. Ashobora kuba wa mwana utinya gukunda, umwana utinya gukunda. Urumva yuko mu by'ukuri ababyeyi bacana inyuma bikurura amakimbirane, ibyo byose bishobora kwangiza umwana. Ikindi kintu cyangwa se indi ngaruka ya gatatu igera ku mwana igihe abashakanye barangwa n'ingeso mbi yo gucana inyuma ni iyihe? Ni uko umwana agira gutya akisanga mu makimbirane y'ababyeyi. Aha ngaha wenda natanga nk'urugero, iyo ababyeyi cyangwa se abashakanye umwe yatangiye gukeka undi ko amuca inyuma, usanga rimwe na rimwe hari ababyeyi babikora batatekereje. Ibi bintu nacyo kikaba ari ikintu kibi, usanga abaza umwana ati ese papa wanyu ko mwajyanye ku ishuri agutwaye mu modoka yari atwaye mondi, ese kanaka yigeze agera aha ngaha? Ugasanga abana mubinjije mu makimbirane y'urugo, mu bibazo mufitanye, badafite ubushobozi bwo kuba bahangana n'ibyo ngibyo, n'ubwo buzima mubaho muri kubasangiza. Ugasanga umwana abayeho mu makimbirane atigeze agiramo uruhare. Bibaho rwose, namwe muzabigenzure muzarebe, hari ababyeyi bameze gutya, ese mama wawe yari ari kumwe nande, ese ko mwari mwagiye ku isoko yahuye nande, bahagararanye nande, bavuganaga nande. Ugasanga abana tubinjije mu makimbirane yanyu batigeze bagiramo uruhare. Ingaruka ya nyuma igera ku bana igihe abashakanye, umwe mu bashakanye cyangwa se bose birashoboka, barangwa no gucana inyuma, ni uko hashobora kubaho gutandukana n'umwe mu babyeyi. Ibi byo rero biba bimeze gute? Hari ubwo abana batakaza ubusabane bw'umwe mu babyeyi. Birumvikana iyo ababyeyi bamaze gutandukana, byanze bikunze hari aho abana baherera. Bashobora guherera kuri mama cyangwa se kuri papa, bitewe n'uko babyumvikanyeho se cyangwa n'uko amategeko yabigennye. Ugasanga umwana atandukanye n'umwe mu babyeyi be. Umwana gukurana icyuho mu rukundo no mu burere yari akwiye guhabwa n'ababyeyi bombi. Umaze kumva izi ngaruka zigenda zigera ku mwana, wowe ubitekerezaho iki? Ese wowe ubibona uti? Ni aha dusoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Twizere ko mwamaze gukora like, mukaba muri buze gusangiza iki kiganiro abandi, kandi ibitekerezo byanyu mbabwira yuko kenshi ari byo twubakiraho dushaka ibindi biganiro, ariko cyane cyane bigamije kubaka umuryango. Ndabakunda mwese.
This is Family Table TV.